weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu. Ikibazo: ese ni ukubera iki kenshi abagatolike bambara umusaraba, bakora ikimenyetso cy'umusaraba? Abandi bakristo benshi ntibafite ako kamenyero, ariko abagatolike bafite akamenyero ko gukora ikimenyetso cy'umusaraba. Ese ni ukubera iki? Ese byaba bishatse kuvuga iki? Mudusobanurire. Murakoze ku bibazo byiza mwabashije. Kuki twikoreraho ikimenyetso cy'umusaraba? Kuki abenshi mu bakristo gatolika bambara imisaraba? Reka turebere hamwe igisubizo tugenekereje. Abakristo ba mbere ntabwo bakoreshaga umusaraba, kuko mu Banyaroma umusaraba wari ikimenyetso cy'ububabare buteye isoni kandi bubi cyane. Nyuma bumvise ko umusaraba ari ikimenyetso cy'urukundo ruhebuje Yezu yadukunze, Yezu Kristo adufitiye, aho nawe agira ati: ntawagira urukundo rurenze kwitangira abukunda, kuko Yezu yitanze ku bwende bwe, agira ati: ubuzima bwanjye ntawabunyaga, ni njye ubwanjye ubutanga. Ibyo tubisanga mu Ivanjiri ya Yohani umutwe wa 10. Iyo rero twishushanyaho ikimenyetso cy'umusaraba, iyo twambara umusaraba, ni ukwibutsa ko Imana yadukunze kandi ko twacunguwe n'urupfu rwa Kristo ku musaraba. Icyo kimenyetso kigaragaza ukwemera kwacu mu iyobera ry'ubucungurwe. Muri make rero, kwikoreraho ikimenyetso cy'umusaraba, kwambara umusaraba, byagakwiye kuturanga, kuko tuba twibuka urwo rukundo Yezu Kristo yadukunze ubwo yemeraga guhara ubuzima bwe kubera urukundo adukunda. Ndabashimiye mwe mwabashije kubaza iki kibazo. Nyagasani abaha imbaraga zo kumurangamira igihe cyose ku musaraba. Mbifurije ineza n'amahoro. Weekend yanjye, weekend yawe, weekend yacu. Baza, sobanuza, usobanukirwe na bimwe mu bibazo twibaza mu kwemera kwacu, mu bukristo bwacu.